icyambe baza buzuza ibya mbere twagusabye igitaramo kuko ariko cyatuzinduye ntituranahemba keretse niba iryo jambo uyu muhuza w'amagambo uwo muhuza w'igitaramo agushyire ku rutonde nawe uze kuza gusaba umugeni. Ariko banza mutabonye uburyo nabyinanye n'aba basore igitaramo cyo nagitangiye nanaryohewe nabyinanye n'abandi intore nziza zari ziraha nanjye nazifashije buriya hanyuma kuzifasha bikaza gutuma utwikira gahunda de ngereka mbabwire ntabwo yenda ari ugushyoma by'abato ni uruhara nahawe na data ngo njye murebera hatabasha kurora dore ko amaze gusaza ariko kuri gahunda dufite uyu munsi twari turi kuririmba ubutwari hanyuma twari twateguye yuko urukundo tuzaruririmba ejo ahubwo abashyitsi batugana ndumva mwarareje tukazarubyinana. none se wagira ngo urukundo rwo si ikimenyetso cy'ubutwari? Yego no gukunda ni ubutwari. Banavanti uwo muntu ugiye kubwira ntabwo ari ikinyoma. Uyu munsi turatarama dutanga imidari duhemba abagize neza n'ababafashije. Niyo mpamvu twari twatumiyemo n'intore z'iwanyu ngo zize zidufashe. Niyo mpamvu muri gahunda y'umunsi nongeyemo n'icyo muri gahunda y'umunsi rero nirangira ngira ngo wabonye ko dufite abataramyi benshi ariko mutwemereye ko nacyo mukidushyiriraho turaza kugishyiramo ahubwo ndumva uyu mwanya waba umwanya mwiza nahoze mvuga nti mwajyaga mumenya kwiyereka kandi mukiyereka bikwiye by'imfura hagize uza guseruka maze akabanza akaza hano tukabanza tukagira uburyo tubigenza tukaza kwendera kuri iyo neza maze tukabaha icyo mwifuza ati ntabwo tugira umwikamizo mu muryango wacu kandi burya turi kwa maboko atanga ataziganya ntawe mwagendanye w'intore byahamye bose ni intore hereza uwo musaza uruhande rwawe urabatumira utumira araza Nyundo we muri Nyundo muri Nyamazaruka rwa Ruyange muri Nyundo cyasara kubwira abanyarwanda tuzabamarira kandi ubwira umuryango wacu kutazawutetereza. Icyo twasezeranye ni ukudatetereza imiryango kandi aho duserutse duserukana ishema n'isheja kuko waduhanze yatwise nambaje aho twinjiye tuza twambaje kandi icyo twambarije Imana ikatuyobora ndabarumukije umuryango mugari wa Mudenge. Amasigashi Uwiteka ababwira kwitaraka twacu twitarakiye dusoma muri Bibiliya iyo tugannye abaganwa nk'umuryango wa Mudenge tukitaraka twambaje ntabwo twambaje dusiga ivu ahubwo dutera igikundiro aho dukomanze bagakingura kandi abo dusuhuje bakikiriza. Muri aho nanone amen muvuga pena muvuga pena Kristo yeza kuzwe Yesu ashimwe. Reka rero tubabwire ngo bene Rugema natwe tugeze turatarama niyo mpamvu wadiza ikananyura umutima kubona beza nkamwe rero ntababwire ko ari byiza kandi twanyuzwe tunejejwe n'intore twumvise zitaramaha ntabwo twasigara mu kujya mu gitaramo cyiza cyo guhemba intore zahize isindi iyo midari ndetse muze kudufatamo bamwe muri ya midari mwateguye na za ntore nk'uko bigenda natwe muduhe tugira abo tubambikira iyo midende. amashimisha mwakagira inkamwe urumva ati ubundi rero ndakubona nkabona uri murumuna wanjye rwose. Yego kandi nakwishimiye ntusabanya uri intore nziza kagira Imana. Umuryango mugari rero Celestin wanyumvise nitwa nambaje nakumvise icyo mperaho ni ukwambaza kandi isezerano dufite ngo aho tuzakomanga bazakingura ariko se kandi ikindi tuzahesha umugisha aho tuzajya kuko tuzabasaba bakaduha
uwiteka abahire yego wantore icyo nkundira nubona bikunda yego mudushyire ku murongo uba namba karame nibe ni ibyo ngibyo nibyo kuko yego ugize neza ubwo turabanza twambika imidari ni ukuri ntabwo twasobanya noneho Bonaventure ube witonze nawe ari hano ube witonze noneho bagushyire ku rutonde niturangiza kwambika imidari uze kubona gusa muhungu mwiza usa na bike dushyire hafi kugira ngo izuba ritaza kutuziga uruti yego ntidutange imidende tuberewe ni ukuri kandi nabyo umva namba karame nabyo ni ukuza kureba ni mu gihe turabanza tubaze niba nabyo byemewe rwose umva biremewe icya mbere ntidusobanye nicyo cya mbere nababwira kandi ikindi turayobokwa yego uwageze kwa Celestin kandi umuryango mugari wa Augustin wagezwemo n'uwa Augustin erega ni Rugema na Mudenge barahize birahiga baratabaranye hari byinshi mu kanya turi bushyire ku murongo nimutubwira kuganira mutwemereye kujya imuzi y'ikiganiro turababwira amateka y'imiryango yombi hatari ubutunyuza kandi nitwagiza nibyo turimo ese ugira ngo hari ubwo twatambutse nk'abigenderaga twaje inkokora zireba imbere uyu musaza arabikubwira neza niwe ntore twahisemo kugenda ku ruhembe ariko Uwiteka abaha umugisha murakoze yewe dawe nkurikije uko iyi ntore iserutse mise ntibuka ukuntu kera mu cya 300 burya koko urukundo ni ubutwari nanjye ndabibonye twagize gutya maze u Rwanda ruza kugira gutya rukenera umutabazi uze kurutabarira ubwo hari ku ngoma ya Ruganzu Bwimba ariko baza kubona ko kugira ngo uwo mutabazi azagende kandi asohoze ubutumwa amahoro ari uko mushiki we Robwa Nyiramateke aza kugenda agashingirwa mu Gisaka bigenda byitwa urukundo ariko nyamara yaragiye kugira ngo atabarire u Rwanda maze ubutware tuzahore tubwimanye n'ubu ngubu ubwo rero nkurikije icyo kintu cyabayeho kandi kiri mu muco wacu nk'abanyarwanda reka tuze kubemerera dawe maze nk'uko babyifuje kuri iyi gahunda dufiteho tuze kubafasha maze urukundo ruririmbwe mu muryango wacu burya ni nabwo tuzahamya ubutwari nitumara kugira gutya tukunga bumwe nk'uko abanyarwanda twabitoje karame uyu muryango wa Mudenge murabizi ubwa mbere tuwusura ku ijambo nk'iri ngiri ndetse n'iki gikorwa cyo gusaba umugeni nari nabagejejeho ntabwo gitangiye none imiryango kubera ko isanzwe itaramana nk'uku nguku kubera ko isanzwe iganira buri gihe icyo umuryango usabye undi uhita wemera ukabiha umugisha umuranga rero yageze kwa Mudenge kubera ko twari dufite umusore mu gitaramo nk'iki ngiki wari waravuze yuko yumva ashaka gushinga urugo nawe agatera ikirenge mu cya bakuru be mu cya base mu cya basekuru akubaka umuryango umusore wacu akitwa Gabriel akimara kubivuga rero twabyakiriye neza ndetse igitaramo kikuba kabiri impundu ziravuga intore zikomeza umuhamirizo hanyuma ihita dutekereza nyine yuko icyifuzo cye igisubizo twagikura mu muryango wa Mudenge kubera iki kuko abakobwa ba Mudenge twari tubazi ariko hakaba n'abari mu kigero cye nta iradukunda ibyo rero ariho umutima werekeje ntabwo byarekeye aho twafashe nanone igihe tugera kwa Mudenge tuje gusaba irembo irembo
barariduhaye. Ndetse mu biganiro biryoshye n'igitaramo cyari gihari dusezerana ko nta mfura zirambika ko tuzaza gusaba umugeni mu gihe kitarambiranye. Hanyuma igihe turagihanga tuvuga ko tuzana inzoga yo gusaba igihe cyo kuza gusaba ndetse batumuduhiye itariki rero rwose guhera nijoro natwe twari mu gitaramo twishimiye kuzaza kwa Mudenge ko tuzi ko ari abataramyi twumvaga yuko nyine n'ubundi tuzasanga bari mu gitaramo ko tubazi ariko natwe twari dutaramye twishimye yuko tuzaza kwa Mudenge nuko rero twaje tuzi ko dusanga mufite igitaramo ngo mwabitubwiye ariko turi buvuge n'ijambo kandi hakiri kare yuko twaje kurangiza amasezerano twagiranye kandi icyo mwatwemereye cyo gusaba umugeni witwa Iradukunda. Turabashimiye. dawe rero ntabwo ari ukugusubiriza ariko unkundire maze umpa umunota umwe mbanze nkiranura urubanza ruri ahangaha. Mu muryango iwacu wagize uti ntitukagire imanza ebyiri kuko izo ntabwo twazazimarira, ugira bidutoza kandi tukabikunda turanabikurana ndetse n'ubu turabizirikana. Ariko uyu muryango nubwo utagira icyangiro ndetse ntugira n'ikindegu ariko hari igihemu kimwe bagize gutya baradukorera ariko nabo sinzi impamvu yabibateye. Ngewe unkundire umpaga kanya mbanze mbibariza impamvu hanyuma tuze kubona uwakire ririya jambo mu bupfura bwa kibyeyi ariko babanze kumara urwo rubanza. Uyu muryango mubona rwose warahiriwe kandi ngira ngo murabibona yuko wahiriwe impande zose ariko waje no kugira ntabwo nzi niba ari ihirwe ryo gusaba ariko abo basabye ntibabatwara. Ngira ngo niba ubyibuka uriya mugabo waje wicaye hari inyuma uyu munsi yaje yakizemo amadarubindi kugira ngo tutaza kumumenya ariko ubushize yari hanasaba kandi twamuhaye umugeni n'intango twaba barayiteretse turayinywa. Dawe rero waje barongoye uriya mugabo ko waje mugasaba tukabaha umugeni ahangaha ukaba ureba dore nguriya ahicaye ntabwo muraza kugira gutya ngo musohoze amasezerano. Mwabanje mukabanza mugakemura ikibazo cy'umubyeyi mwamugize umubyeyi kandi akiri umukobwa ati hanyuma mwaza dore nguyu agahinda karenda kuzamumara ariko ntabwo dore nguyu rwose n'ikimenyimenyi batabanje dawe ngo bamare rura rubanza muze ko mu burenganzira mbe mu gitaramo njye mumva ariko niba mwemera kurumara dore umwanya n'uwanyu dore nguyu aho yicaye rwose dore yahoze yihisha ahangaha ariko si nguyu wasabiraga muzane turamukanye uwo mwana niko uramutse Bonavanti ubundi hari kimwe avuzemo gikomeye uriya abari batoya bareba kure uriya yarabibonye icyo ngicyo uraza kugira kugikemura niba warazindukiye mu muryango wo kwa Mudenge ukahakora amakosa ariko ntabwo ari wowe mvuga ubwo wenda haba hari undi waje mbere atari wowe nakoze amakosa yo gusaba se dore ngo warasabye ntiwacyura umugeni wawe ariko muri aka kanya ndagira ngo muvandimwe nk'uko twari twarasezeranye twari twavuze yuko tugushyira mu mwanya w'inyuma w'ibihembo ariko ubu ngubu twari twaguhaye uburenganzira ngo usabe. wakoze cyane nuko uragira uti twarazindutse nk'uko twari twabisezeranye ariko uyu munsi ko nari mbizi wari umwanya w'igitaramo kitari buze kuzamo ibyo bintu byo gusaba
none nagira ngo mbaze abavandimwe bari hano niba koko ubwo burenganzira bukwiye. murakoze mukuru wacu. Reka mbanze mvuge ku cyo umuyobozi wa gahunda yari avuze. Kiriya kintu cyari kimeze nk'icyaha iwabo, ibyo yavugaga koko byabayeho, ariko ntabwo ari Bonaventure wabikoze, ahubwo byakozwe n'undi mugabo witwa Karaveri wicaye hari inyuma. Ahubwo nuko bazanye akagira ngo wenda niwe bazanye. Urumva rero icyaha cya Karaveri Bonaventure atakishinjwa, cyangwa na Karaveri wasanga yarahindutse, icyo gihe twaza kukireba. Ariko Bonaventure we umwanya we ndasaba ko umuryango wabisuzuma, hanyuma akawukoresha ukuri. Gusa gifitiye mikoro uriya mukobwa bavugaga mperuka yenda kwiha Imana, ndetse amasezerano ya mbere yarayakoze, hasigaye aya kabiri. Ubwo rero niba turi bumubuze uwo muhamagaro yatangiye, tugakomeza ibya Bonaventure, umwanya n'uw'umuryango. murakoze. Bonaventure ndakumva Celestin. wabyumvise? nabyumvise rwose. umva ni n'amahire, kandi nari nzi ko muri abakirisitu n'ubundi icya mbere cyo yagishubije Reveriyani. murabizi izi ntore ziri aho zose turatarama turaziranye. yagishubije n'inzoga nubwo imbeze zitagaragara ariko irahiye kugira ngo yese nayo yitwa Martin. oya yitwa James. yitwa James. turi abakirisitu, inzoga zacu zigira izina rya za James. urumva rero Karaveri zose ni inzoga yo kubashimira ko nyine muduha ijambo ryo gusaba, kandi tugakomerezaho. komeza nk'uko rero nabivuze, dore ngo ni iyi nzoga niyo gusaba umugeni. nk'uko nabivuze wicaye hariya. murakoze. nk'uko nabivuze, yuko muri iki gitaramo twagize n'imigisha yo kubonamo ijambo twari twazanye ryo gusaba. imihango rero yose nababwiye yabayeho, nayo yabaye neza, kandi mutugirira ineza. twumva ko ineza yo muri uyu muryango kuko ihoraho, turavuga tuti tuje gusaba Iradukunda Josiane, tumusabira umuhungu wacu witwa Gabiro Egide. ni urugero rumwe, iyi ntore bavuga ngo rero icyo cyatuzanye mu gusaba rero umugeni, hari ubuntu mutugirira mukaduha umugeni, hakaba n'izindi nshingano turi bubagezeho. mutugiriye rero neza, mukadusubiza neza yuko nubwo Reveriyani yavuze yuko yihaye Imana, n'ubundi ntabwo twashakaga umugeni utiha Imana, umugeni udakunda Imana, udaha umwanya w'Imana, udatekereza Imana, n'ubundi yatera ikibazo. ariko mu muryango wanyu ko tubizi, umugeni utiha Imana iwanyu ntawuhaba. tukaba rero tubashimiye ubusabe bwacu tubagejejeho, dutegereje n'igisubizo musanzwe muduha cyiza. murakoze. ubona ko hariyo babwiye ngo usabira ndi Bonaventure. uwo nsabira ni umusore wacu witwa Gabiro Egide. arakuze, ni intore. ubwo mbaheruka nabwo nawe yari umwana ukiri mutoya. ubu ngubu rero uwo Gabiro ntabwo muheruka se?
bari mu itorero ndetse n'umutoza w'intore. Buriya rero bakugize umutoza w'intore buryo wowe wakuze wowe wagimbutse, kandi nawe rero akavuga ati kubera izo nshingano zo kumutoza w'intore arashaka nawe gushinga urugo, kubera ko niba bamugirira icyizere nawe akakigirira yarakuze buriya. noneho tugiye gusubira kuri rya jambo ariryo bigeze gukomozaho kugira ngo buriya iyo havutse ikibazo mu muryango cyangwa